Njiye n'ubundi muri ya saha ya gihanuzi cyangwa se muri ya saha yo kumva icyo Uwiteka Imana avugana natwe. Ko waje witeguye kumva Imana kuri uyu munsi wa none, ku munsi wo kuwa mbere nibwo dukoze cyangwa se nibwo dutambukije iri yerekwa duhawe n'Imana kubazanira. Munsi turi kuwa mbere ku itariki ya 26 ukwezi n'ukwa kabiri, umwaka n'uwa 2026, muri kumwe na Prophete Bosco. Hanyuma rero twinjiye n'ubundi muri ya saha ya gihanuzi cyangwa se muri ya saha yo kumva icyo Uwiteka Imana avugana natwe. Reka rero mbanze mwese mbararikire kuza kubana natwe, abamaze kuhagera mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Abantu mudukurikiye rero mu Rwanda, mu ntara zigeze muri 5 z'u Rwanda, banyarwandakazi, Imana y'amahoro mwese ibaduhere umugisha. Ndetse n'abandi mudukurikiye muri mu ntara tujya twita ngo ni ya gatandatu, ari iy'aba diaspora, abantu bari mu Bufaransa, bari Denmark, za Canada, za Belgique, za Denmark, aho hose muri za England cyangwa se mu Bwongereza, mukomeza aho hose za Norvege, tujya tubona abantu benshi bagenda batwandikira batubwira yuko badukurikira cyangwa se babana natwe umunsi ku wundi. Nshuti bene data bavandimwe rero, Imana y'amahoro ibampere umugisha cyane. Kubakunda byo mpora mbibabwira ko mbakunda kandi bahoza ku mutima, mbakunda mu mabara yose. Imana rero iduhana umugisha. Reka tuze gutangiza n'ubundi n'isengesho, hanyuma bite twinjira n'ubundi mu mwanya wa gihanuzi cyangwa se mu isaha ya gihanuzi, muri prophetic hour, kumva icyo Uwiteka Imana avugana natwe. Nizere yuko waje witeguye kumva Imana kuri uyu munsi wa none, kandi ndabifuriza iki cyumweru kuzabonamo Imana, iki cyumweru kizabere cyiza, iki cyumweru amaboko yanyu azakire cyane, ibiganza byanyu bizakire cyane, kandi bizakira umugisha mu cyimbo cyo kwakira umuvumo, ahubwo muzakira umugisha muri iki cyumweru cyose, kubera ko turi ku munsi wo kuwa mbere nibwo dukoze iri vugabutumwa cyangwa se nibwo dutambukije iri yerekwa duhawe n'Imana kubazanira. Rero mbere yuko tuninjira mu isaha ya gihanuzi, reka mfate uyu mwanya mbifurize kuzagira icyumweru cyiza. Iki cyumweru kizababera icyumweru cy'umugisha, iki cyumweru dutangiye kizababera icyumweru kidasanzwe, iki cyumweru dutangiye kizababera icyumweru cyo kwakira inkuru nziza mu matwi yanyu, iki cyumweru dutangiye Imana izabereke kugira neza kwayo, mbese ineza y'Imana izababeho muri kino cyumweru cyose dutangiye. Imana rero ishimwe cyane. Reka basabe dusenge Imana, tuyisabe kugira ngo ibane natwe mu mwanya wose tugiye kumara hano, uko waba ungana kose. Ca bugufi dusengane Imana. Data mwiza, Mana igira neza, Mana yo kubahwa, Mana yo kwizerwa, turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Ntawasa nawe, ntawagereranywa nawe. Mana iyo uvuze yego ntawavuga oya, Mana iyo ukinguye ntawakinga, kandi biramutse ukinze ntawakingura. None muri aya masaha turasenze mu izina rya Yesu Kristo, tugusabye kuza kubana natwe, ngwino ubane natwe mu mwanya wose tugiye kumara hano. Icyo ducyashye ni imyuka yose ya kirogoya, imbaraga zose za kirogoya, ibitavuga Imana byose nibiceceke, nibituze mu izina rya Yesu Kristo. Duhaye ikaze Mwuka Wera, duhaye ikaze imbaraga z'Imana, duhaye ikaze ijwi ry'Imana kugira ngo rize riganze rituyobore, kandi mu izina rya Yesu Kristo reka Mana buri muntu wese wageze aha ngaha, haleluya haleluya, asurwe nawe, agendererwe nawe, habeho visitation y'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Turacyacyaha imyuka yose ya kirogoya, imyuka ya gishetani, imyuka y'abarozi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abadayimoni, ibyo byose ibitavuga Imana byose ni biceceke nibituze mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye, Mana igira neza, Mana yo kubahwa, Mana yo kwizerwa, Mana nyamana, Mana nzima, turakubashye, tuguhaye icyubahiro. Oh haleluya haleluya, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirikirwe hejuru. Uracyari ya Mana ivuga bikaba, uracyari ya Mana itegeka bigakomera, uracyari ya Mana ihindura ibyanze guhinduka. Shimwa rero Mana kandi uhimbazwe, habwe icyubahiro. Bana natwe mu mwanya wose tugiye kumara hano, kandi twiteguye kumva icyo uvugana natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ibi tubisenzemo twizeye. Mana shimwa,
Amen, 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 amen. Hanyuma rero bavandimwe bene data, nk'uko nari maze kubibabwira, babwira yuko turi ku munsi wo kuwa mbere w'itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka ni uwa 2026. Ndacyakomeza kubifuriza kuzagira icyumweru cy'umugisha. Iki cyumweru muzabonemo Imana mu buryo budasanzwe. Iki cyumweru Imana izafukure amariba y'umugisha ku buzima bwanyu. Iki cyumweru Imana izabiyereke. Iki cyumweru Imana izabacira inzira, kandi iki cyumweru muzirinde icyaha n'igisa nacyo. Rwose icyo ni nacyo kinahambaye cyane, muzirinde icyaha n'igisa nacyo muri iki cyumweru. Icyo mpamya ntashidikanya nuko burya bene data bavandimwe, nabonye iyo umuntu ashyize Imana imbere, iyo umuntu yubashye Imana, Imana nayo iramwubahisha. Kandi ndakubwiza ukuri yuko ntabwo uzigera umwara, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Imana izakomeza kugushyigikira nuyubaha. Nuba mu ruhande rw'Imana, Imana nayo izaba mu ruhande rwawe. Sinzi niba ijambo mvuze muryumvise. Nuba mu ruhande rw'Imana, Imana nayo izaba mu ruhande rwawe. Kuko buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya yuko ariho runazingiye, aho niho ruzingiye, kuba mu ruhande rw'Imana. Iyo ubaye mu ruhande rw'Imana, Imana nayo iraza ikaba mu ruhande rwawe. Ariko iyo ubaye mu ruhande rwa Satani, Imana yigirayo igasa nk'idahari kandi ihari. Imana ikagutera umugongo atari uko ikwanze, ahubwo Imana ibigitegereje, Imana ibikirindiriye yuko uzongera ukaza ukaba mu ruhande rwayo. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ihimbazwe. Ariko ndabifuriza kuba mu ruhande rw'Imana muri kino cyumweru. Iki cyumweru dutangiye rwose cya gihanuzi, Imana ishimwe cyane. Mbifurije kuba mu ruhande rw'Imana, muzagendane n'Imana, muzabane n'Imana mu byo mukora byose, yaba mu kazi, yaba mu mashuri, yaba muri gahunda zawe zose, uzashyire Imana imbere. Kuko kubwiza ukuri muvandimwe, ntabwo washyira Imana imbere ngo hanyuma Imana nayo ikwibagirwe, cyangwa se Imana nayo ikwirengagize. Hanyuma rero uyu munsi wa none tugiye kuganira gato ku ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye. Hanyuma iryo jambo ry'Imana nimara kuribasangiza, ubundi twumve icyo Imana ivugana natwe, kubera ko ntabwo Imana iba inyuma y'amagambo y'abantu, Imana iba inyuma y'ijambo ryayo. Nababwiye yuko mu minsi yashize ndi hano ndimo mbaganiriza, nababwiye yuko Imana itagira amagambo, ahubwo Imana igira ijambo. Nayo mpamvu iyo tugiye gusoma Bibiliya tuvuga ngo reka dusome ijambo ry'Imana, kuko twizera tudashidikanya ko Imana igira ijambo, ntabwo igira amagambo. Abantu bo bakubeshya, baragushuka. Nayo mpamvu wagiye wakira amapromese menshi y'abantu, abavuze ibyo bazagukorera, abavuze ibyo bazagenda bakora ku buzima bwawe, ariko uyu munsi ugasanga nta na kimwe baranasohoza, kubera ko ni abantu. Kandi winabijundika, kuko umwana w'umuntu nyine ni umuntu. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwizera umwana w'umuntu agire gute? Avumwe. Ariko ndakumenyesha ko muvandimwe, Imana yo si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Mu gitabo cyo kubara niho hatubwira yuko Imana atari umwana w'umuntu ngo ibeshye, ngo icyavuye mu kanwa kayo no kugikora Imana izagira gute? Izagikora. Rero Imana igira ijambo, ntabwo igira amagambo. Ndagira ngo tubanze dutege amatwi twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira, kandi iri jambo nturyakire nk'amagambo asanzwe abantu bagiye bakubwira, ahubwo iri jambo uryakire nk'ubuhanuzi, kuko Imana mu ijambo ryayo biba ari ubuhanuzi. Niko kuri rwose. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihimbazwe. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butanavangiye. Niko kuri rwose. Kuko burya nushaka kwakira ubuhanuzi butavangiye, uzabwakirire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirihusha, nyine ni ijambo nyine ryahumetswe n'Imana, ni ubuhanuzi nyine buturutse ku Mana. Rero iri jambo tugiye gusoma, tugiye kubabwiriza, riraza guherekezwa n'ibitangaza by'Imana, riraza guherekezwa n'imirimo y'Imana itangaje ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Riraza gutangira kwerekana yuko mu by'ukuri Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihimbazwe. Rero turaza gusoma ijambo dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Umfashije wabumbura vuba vuba Bibiliya yawe wabumbura mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice ni 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7, tumanuke hasi. Ubaye wahageze rero twatangira tugasoma. Ni Yohana ubutumwa bwiza, ibice 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 6. Haranditse ngo icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze ubwe yari azi icyo ari bukore. Hanyuma umurongo wa 7 haranditse ngo Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyakwira. Imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero
aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi ebyiri, imitsima 5 y'ingano n'ifi ebyiri, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati nimwiceze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi. Nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Abagabo bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano. Ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati ni ukuri uyu niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Aleluya, aleluya. Umurongo wa 14 ngira murawumvise ukuntu uri nk'amagambo akomeye. Haravuze ngo abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati ni ukuri uyu niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ariko kugira ngo wenda muze kumva iyi nkuru neza, reka tuyitangirire ku murongo wa mbere. Ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 6. Katuyitangirire ku murongo wa mbere. Iyi nkuru yose haranditse ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Haranditse ngo ahangaha ku murongo wa 3, Yesu azamuka umusozi yicaranayo n'abigishwa be ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi, abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Hanyuma rero ubutumwa Imana iduhaye tugomba kubagezaho cyangwa se tugomba kubashyikiriza kuri uyu munsi wa none ahantu ruzingiye. Ubutumwa tugomba kubagezaho uyu munsi ahantu ruzingiye kuri uyu murongo wa 6. Uyu murongo wa 6 niho ruzingiye. Haranditse ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Hanyuma bene data bavandimwe, ahangaha ni Yesu Kristo wari uri mu ivugabutumwa, kuko cyari igiterane gihuriyemo n'abantu benshi cyane. Hari abantu benshi cyane bateraniye aho ngaho muri icyo giterane cyangwa se muri iryo teraniro. Mu by'ukuri ntabwo byari bushoboke ko haboneka ibyo kurya byabasha guhaza abo bantu. Mwumvise uburyo bari benshi cyane. Abagabo ngo bari ibihumbi 5 utabariyemo abana n'abagore. Urumva ko mu by'ukuri hari umubare munini cyane w'abantu benshi. Nuko rero ba Filipo bari aho ngaho nk'abadiyakoni cyangwa se nk'abakomeza kureberera abantu aho ngaho, babwira Yesu, kuko babonaga yuko mu by'ukuri Yesu Kristo yari yirije umunsi wose abwiriza, yigisha, abantu bashonje. Mu by'ukuri bari bashonje. Ibaze nayo guhera mu gitondo abantu bagandagaje aho ngaho barimo bumva icyo Yesu Kristo ababwira cyangwa se abigisha. Bigeze rero mu masaha yo kurya, mu by'ukuri bari bashonje, bumvaga mu by'ukuri batangiye gusonza. Noneho Yesu Kristo arangije nibwo aba ba Filipo batangiye kumubaza ibibazo. Baramubaza bati ariko se mu by'ukuri ko tubona abantu bashonje turagura hehe ibyo kurya? Imana ishimwe cyane. Amina, haleluya. Noneho rero Yesu yari yababwiye ngo nimugende mushakire ibyo kurya aba bantu. Noneho rero ba Filipo nibwo batangira kuzana inzitwazo, baravuga ngo twebwe mu by'ukuri urabona twakura hehe ibiryo byahaza aba bantu bangana gutya? Ariko umurongo wa 6 hatubwiye ngo icyatumye amubaza atyo ngo yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Ndavuga Yesu Kristo arimo abwira Filipo kujya gushakira ibyo kurya bariya abantu. Imana ishimwe cyane. Urabizi ko Filipo yashubije Yesu aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo twabasha kubona ibiryo byahaza aba bantu bangana gutya. Aba bagabo bonyine ni ibihumbi 5 utabariyemo abagore n'abana. None twakura hehe ibyo kurya byahaza aba bantu ko ari benshi cyane,
ko tutabasha gushobora kubahaza twabigenza gute? Ariko ijambo ryatubwiye ku murongo wa 6 ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze. Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Ubwe yari azi icyo ari bukore. Nshuti yanjye muvandimwe rero, ubutumwa tuzanye tugiye gusengeramo, tugiye guhanuriramo, ni ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Muri situwasiyo yose urimo, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Mu bibazo uri gucamo, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Mu ntambara uri mu kunyuramo zitakoroheye, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Mu makuba, mu marushwa, hari ababyita ngo ni amarushywa, Imana ishimwe cyane, ariyo makuba. Mu makuba uri mu kunyuramo, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Imana ishimwe cyane. Muri ibyo bihombo byatangiye kwinjira muri bizinesi zawe, ndakumenyesha ko Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Mu burwayi ufite bwananiranye kwa muganga, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Nibwo butumwa nzanye kandi tugiye gusengeramo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Uhumure, ukomere, utuze umutima, wizere Imana, ukomeze kwiringira Imana. Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Amina, haleluya. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Uko byaba bisa kose, uko byaba bimeze kose, ndakumenyesha ko Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Azi icyo ari bukore Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Bene data bavandimwe, hari igihe umuntu ageramo ukabona mu by'ukuri nta nzira, nta cyerekezo, nta bisubizo, nta butabazi, ukavuga uti mu by'ukuri ahari Imana yarananyibagiwe, ntikinanyumva. Ariko ndakumenyesha ko nubwo byaba bisa gutyo, nubwo byaba bimeze gutyo, ariko Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Ejo bundi mu gihe cyashize hari umwana w'umukobwa wujuje imyaka yo gushaka, iranarenga, aragenda yikubita mu myaka 40, 45, 50, amaze ukubita imyaka senkani. Ariko mu by'ukuri uwo mwana w'umukobwa yubahaga Imana, yatinyaga Imana, yagandukiraga Imana. Imana buri gihe igahora imuha amasezerano imubwira ngo nzakubakira neza. Abantu batangira kuvuga ko yagumiwe, baramucuranga, baramusebya, bavuga amagambo bishakiye ku buzima bwe, ariko Imana yari izi icyo igomba gukora ku buzima bw'uriya mwana w'umukobwa. Ndakumenyesha ko uyu munsi wa none aho mvugira aha ngaha, uwo mwana w'umukobwa yarubatse, yarashatse, Imana ishimwe cyane, kandi ageze no mu rugo Imana imuha umugisha w'urubyaro. Imana ishimwe cyane, yaje kubyara impanga, abana 2 b'abahungu b'impanga. Imana ishimwe cyane. Urumva yuko mu by'ukuri Imana yigukereje yanagutegera. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo abarokore bakunda kuvuga ngo Imana yigukereje yanagutegera. Imana ishimwe cyane. Ibaza ku myaka 50 wagera mu rugo, umaze kubaka urugo, ugahita ubona n'urubyaro. Imana yanabigenza neza, igahita igukubita abana 2 b'impanga. Imana ishimwe cyane. Ugahera ku mpanga kugira ngo nyine n'uwavuze amagambo yose ku buzima bwawe yo gusebanya ahita ahindura amagambo avuga yuko mu by'ukuri uriya mukobwa yasenze Imana kandi Imana isubiza. Imana ishimwe cyane. Muri buri kibazo cyose ducamo cya buri munsi, ndakumenyesha ko muvandimwe, Yesu Kristo abazi icyo ari bukore. Azi icyo ari bukore rero. Ubukene buri wowe ni bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bikoroheye, ntabwo urimo byumva, ntabwo urimo ubona ahantu hava ubutabazi, ntabwo urimo ubona ahantu mu by'ukuri hava isoko y'umugisha yakongera kwinjira mu rugo rwawe. Ariko ndakumenyesha ko muvandimwe unkurikiye, uri munyumva, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Nubwo ubona ubukene ari bwinshi, nubwo ubona ubukene ari bwinshi wawe, ariko Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Afite icyo yakora, hanyuma ubwo bukene akabumara iwawe, maze nawe ukongera ukanezerwa, maze nawe ukongera ukishima. Nazanye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Ushobora kuba wihebye rero, ushobora kuba ukutse umutima, ushobora kuba wumva mu by'ukuri no kubaho nta kintu kikumariye. Tugira abantu ujya usanga kubera kugira agahinda gakabije, ugasanga mu by'ukuri ageze ku rwego yumva no kubaho ntacyo bikimumariye. Agahinda kakubana kenshi, ukumva mu by'ukuri agahinda karenda kuguturitsa umutima kubera impamvu z'ibibazo byinshi uri mu gucamo, uri mu guhura nabyo. Ariko nubwo byaba bisa gutyo, nubwo byaba bimeze gutyo, ndakumenyesha ko muvandimwe, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Azi icyo ari bukore. Yesu Kristo, humura, komera, shikama, izere, komeza kwiringira Imana. Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Haleluya, haleluya. Azi icyo ari bukore Yesu Kristo rwose. Imana ishimwe cyane. Ukomeze kumwizera, ukomeze kumwiringira. Azi icyo ari bukore Kristo. Haleluya, haleluya. Nubwo byaba bimeze bityo, nubwo ubona mu by'ukuri bisa n'ibyagucanze, bisa n'ibyakuyobeye, aho ukomanze hose ntibagukingurira, icyo ugerageje gukora cyose kirahomba. Hari igihe Satani ajya aza agafunga inzira zose, Satani akibwira ko yakurangije, yagukubise hasi, ariko Imana ihora izi icyo iri bukore. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo muhore mwatura ibyiringiro byanyu.
ubundi ntukemere kwatura nabi, jya uhora watura neza. Imana ishimwe cyane. Jya uhora watura ko uzakomera, jya uhora watura ko wagutse, jya uhora watura ko uteye imbere, jya uhora watura ko utazakena, jya uhora watura ko utazakenyuka, jya uhora watura ko utazicwa n'indwara, jya uhora watura ko uzarama. Imana ishimwe cyane. Ururimi rwawe rukwiriye guhora rwatura amagambo meza, kubera ko waremwe n'Imana kandi uri mu mugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe kuri iyi si ya rurema gishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Nigeze kubabwira mu minsi yashize, mbabwira ibintu bigeze muri bine biranga umuntu uri mu mugambi w'Imana. Mbabwira yuko ikintu cya mbere kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana, ajya asimbuka impfu nyinshi. Buriya impamvu iriya mpanuka yishe abandi wowe urarokoka, ni ukubera ko wari ukiriho umugambi w'Imana. Ni ukubera ko Imana yabonaga yuko umugambi wayo ku buzima bwawe ugikomeje. Buriya impamvu iriya ndwara itakwishe, ni ukubera ko Imana yabonaga yuko umugambi wayo ku buzima bwawe ugikomeje. Buriya impamvu wabonaga haburaho gato ngo usebe, ariko Imana ikanga ko ukorwa n'isoni, Imana ikakuryamaho, Imana ikakurambararaho, ikanga yuko umwara, ni ukubera yuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe wari ugikomeje. Iyo uriho umugambi w'Imana ujya usimbuka impfu nyinshi. Dufite abantu hano badukurikiye kano kanya bagiye basimbuka impfu nyinshi. Nimumvugire ngo amen, nimumvugire ngo haleluya. Niba warigeze kuba wabona urupfu rukwasamiye, ubona uri bupfe, ubona byakurangiranye, ari ukabona Uwiteka Imana asibye imva, ukabona Uwiteka Imana kuriho rwa rupfu rwari bukwice, ya moto yari ikoze agisida ariko ntiwapfa, ya modoka wari urimo ikora agisida ariko ntiwapfa, mbese ya mpanuka Imana yakurinze, ya koma Imana yagukuyemo urwaye kwa muganga urembye, igukura muri koma, yongera kongera imyaka yo kubaho. Bwa burwayi bwari bwarananiranye kwa muganga, ariko Uwiteka Imana usenze aragukiza. Nshuti yanyu muvandimwe, wasimbutse impfu nyinshi. Abantu mwasimbutse impfu nyinshi, mu nterere haleluya gusa, muzamuriza haleluya, ubwire Imana ngo Mana nibutse yuko wankuyeho urupfu cya gihe. Imana ishimwe cyane. Wandike mwaho ngaho muri commentaire, ureba ahantu bandikira comment, ujyemo wandike uvuge ngo Mana nibutse ko wankuyeho urupfu cya gihe. Nshuti yanyu muvandimwe, nta kindi cyakurinze rero, ni umugambi w'Imana wari ukikuriho, kubera ko Uwiteka Imana ahora azi icyo ari bukore. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Nazanye ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye kuguha ugushyikiriza, ijambo rivuga ngo muri situwasiyo yose irimo, muri situwasiyo yose urimo, muri buri kibazo cyose uhagazemo kitakoroheye, humura, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Rero iyo uriho umugambi w'Imana ujya usimbuka impfu nyinshi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ndakumenyesha ko na ruriya rupfu wabonaga rukwasamiye ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo kurama mu izina rya Yesu Kristo. Imana yongereye imyaka yo kubaho Ezekiya. Imana iravuga ngo Ezekiya we nkongereye indi myaka 15 yo kubaho. Si uko ubuhanuzi butari bwamanutse yuko Ezekiya agiye gupfa, ariko Ezekiya ngo yerekera ivura arasenga, yibuka yuko Uwiteka Imana afite icyo yakora ku buzima bwe. Ngo Ezekiya atangiye gusenga, atangiye guhamagara Imana, Imana iramwumva, ijuru rirasubiza. Imana ishimwe cyane. Ku buzima bwa Ezekiya Imana yongeraho indi myaka 15. Ndakumenyesha ko nubwo abahanuzi baguhanuriye ko ugiye gupfa, ntabwo uri uwo gupfa mu izina rya Yesu. Ntabwo uri uwo gupfa mu izina rya Yesu, kubera ko ubuhanuzi bwari bwamanutse kandi bwari ubw'ukuri ku buzima bwa Ezekiya ko agiye gupfa. Ariko Ezekiya ngo yerekeye ivura arasenga, atangira guhamagara Imana, atangira gutakira Imana. Imana iramwumva mu ijuru, kubera ko Imana ijya yumva amasengesho. Muri ririmbyi yararirimbye aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ntabwo azatinya, ngo ahubwo azafashwa no gusenga. Isengesho rya Ezekiya rirazamuka rigera ku mutima w'Imana. Ndagusengera uyu munsi ngo isengesho ryawe nawe rizamuke rigere ku mutima w'Imana. Nshuti yanjye muvandimwe, muri buri kibazo cyose wabona uri bukunyuramo, muri buri rugamba, muri buri ntambara uri bugucamo itakoroheye, humura, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Abantu bari mu gufatwa n'iri jambo ry'ubuhanuzi Imana iduhaye gutambutsa, mwumva muri mu kubakwa naryo, ndagira ngo mwandike aho ngaho muri commentaire, murebe ahantu bandikira comment, mwandike muvuge ngo twizeye Yesu Kristo ko azi icyo ari bukore. Yes, mwandike iryo jambo muvuge ngo twizeye Yesu Kristo ko azi icyo ari bukore. Rero muvandimwe, nshuti yanjye muvandimwe, unteze amatwi nkurikiye, nakubwiye ngo iyo uriho umugambi w'Imana ujya usimbuka impfu nyinshi. Impamvu ziriya mpfu wabonaga zari zikwasamiye, ubona ugiye gupfa, ariko Imana ikakurinda, Imana ikakongera imyaka yo kubaho, nta kindi ni wa mugambi w'Imana ukikuriho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza. Ndashaka kubabwira gato ibintu bine, aleluya aleluya, biranga umuntu uriho umugambi w'Imana. Icya kabiri rero gishobora kukwereka ko umugambi w'Imana ukuriho, uzabona urwango ariko ntuzatsindwa. Nshuti yanjye muvandimwe, ijambo ry'Imana rirambwira ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Turi mu isi, iyi si turimo dufashe igihe mu ntambara. Umuntu uzakubwira ngo mu isi nta bibazo uzahura nabyo azaba akubeshya, ariko Yesu Kristo yaduhaye isezerano ko no muri bya bibazo mo hagati azaduheramwo amahoro.
impamvu mubona duseka, impamvu mubona tumwenyura, impamvu mubona twishimye, si uko dutunze byinshi, ahubwo ni uko dufite amahoro Yesu atanga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ni uko no mu bibazo Yesu Kristo aduha amahoro. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo no mu bibazo byinshi nda amahoro, no mu ntambara nda amahoro, no mu bigeragezo nda amahoro, no mu makuba nda amahoro. Imana ishimwe cyane. N'abantu bantaye nda amahoro. Amina, haleluya. No mu ntambara nyinshi nda amahoro, no mu bigeragezo nda amahoro, no mu byo mbona bingoye nda amahoro. Kubera iki? Hari amahoro Kristo atanga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Rero uzabona urwanwa ariko ntuzatsindwa. Kurwanwa ko rwose uzarwanwa, abantu bazakwanga, hari abanyeshyari bazakugirira ishyari, hari abazabona hari icyo wakiriye, ugenda usa nkaho uzamuka utera imbere bakugirira ishyari, bifuze kukumanura hasi, ariko bazakurwanya ariko ntuzatsindwa, kuko hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe ugikomeje. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Mwibuke yuko ijambo nazanye ry'ubuhanuzi uyu munsi ni ijambo rivuga ngo humura, komera, nubwo uri mu bibazo Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Komeza wandike mwaho ngaho uvuge ngo Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Amina, haleluya. Inkamu zawe zose uri mu kubona zarafunzwe, Imana ishimwe cyane. Ndavuga aho waronkeraga, aho waboneraga umugisha, uri kubona hafunzwe. Mbese uturiba twawe twose tw'umugisha uri mu kubona twamaze kugarwa, uri mu kubona twamaze gukingwa, twamaze gufungwa. Ariko ndakumenyesha ko mu ijuru hari Imana. Haleluya, haleluya. Mu ijuru hari Imana ibasha gutanga andi mahirwe ya kabiri ku buzima bwawe, kubera ko Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Amina, haleluya. Rero uzarwanwa ariko ntuzatsindwa. Ndabyemera ko wenda abarozi bazakuroga ariko ntibazagukubita hasi, ntibazagushobora. Imana ishimwe cyane. Abadayimoni bashobora kwishyira hamwe bakavuga bati reka twohereze imyuka mibi ku buzima bw'uriya muntu, ariko ndakumenyesha ko kubera umugambi w'Imana ukuriho, abadayimoni ntibazigera bagera ku ntego zabo. Abarozi bakuroga ntibazigera bagera ku ntego zabo. Abanzi bawe ntibazigera bagera ku ntego zabo. Humura, Yesu azi icyo agomba gukora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Nubwo ubona intambara ari nyinshi, nubwo ubona intambara zikuzengurutse ari nyinshi, nubwo ubona ibibazo bikuzengurutse ari byinshi, ariko humura, komera. Yesu Kristo azi icyo ari bukore ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Rero iyo uriho umugambi w'Imana urarwanwa ariko ntabwo utsindwa. Ndakumenyesha ko bazaguhagurukira bakurwanye, ariko ntabwo uzigera uneshwa, ntabwo uzigera utsindwa. Intsinzi izahora ari iyawe mu izina rya Yesu Kristo. Humura, komera, shikama. Yesu Kristo no muri urwo rugamba uri mu kunyuramo, no muri izo ntambara uri mu kunyuramo, humura, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ushobora kuba hari abantu wenda bishyize hamwe kukurwanya, ushobora kuba wasanga hari abantu bishyize hamwe kugutera ubwoba, ushobora kuba wenda hari abantu bishyize hamwe kugira ngo bakurangize, bagukubite hasi, bakumanure, ariko humura, humura, izera Imana. Imana izi icyo igomba gukora ku buzima bwawe. Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Haleluya, haleluya. No muri urwo rugamba, no muri izo ntambara uri mu kunyuramo, uri mu gucamo, humura, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Haleluya. Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Muririmbyi yaririmbye indirimbo ivuga ngo nubwo intambara zabaye nyinshi, ariko Mana wakomeje kutwereka kugira neza kwawe. Nubwo urugamba rwabaye rurerure cyane, ariko Mana wakomeje kutwereka kugira neza kwawe. Nubwo intambara, nubwo ibibazo byabaye byinshi, ariko Mana wakomeje kutwereka ineza yawe. Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Muri buri kibazo cyose uri mu kunyuramo, muri buri rugamba rwose uri mu gucamo, Yesu Kristo humura, azi icyo ari bukore. Ndabona abantu bagiye kubona kugira neza kw'Imana mbere y'uko uyu mwaka urangira. Imana ishimwe cyane. Mbere y'uko no kwezi kwa kabiri kurangira, hari ukugira neza kw'Imana kugiye kugaragara ku buzima bwawe. Amina, haleluya. Rero uzarwanwa ariko ntuzatsindwa. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ndakumenyesha ko na buri rugamba rwose, na buri ntambara yose wabonanga urimo urwana nayo, buri rugamba, buri ntambara, buri bibazo warimo unyuramo bitakoroheye, ndakumenyesha ko ntabwo uzatsindwa. Intsinzi ni iyawe mu izina rya Yesu, kubera ko Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Ijambo ryatubwiye hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6 n'umurongo wa 6, ngo ariko icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe yari azi icyo ari bukore. Imana ishimwe cyane. Uwo ni Filipo, Bibiliya iri kuvuga ngo Yesu Kristo amubwira ngo jya gushakira ibiryo aba bantu bagomba kurya, ngo Yesu yagira ngo amugerageze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Kakubwira ushobora kuba wenda uyu munsi ibyo uri mu kunyuramo bikugoye ari igipimo Imana irimo kugucishaho. Imana ishimwe cyane. Cyangwa se ari teste y'Imana. Ushobora kuba uyu munsi intambara uri mu kunyuramo ari teste Imana irimo kugucishamo, cyangwa se ari igipimo cy'Imana. Rero ndagira ngo uyu munsi ibyo bigeragezo ntiwemere ko bikuganza, ahubwo ubashe kuganza ibigeragezo. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi aririmba aravuga ngo
ntukabwire imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ibibazo ubunini bw'imana yawe. Amen, haleluya. Ngo ntukabwire imana yawe ubunini bw'ibibazo, ahubwo bwira ibibazo ubunini bw'imana yawe. Imana ishimwe cyane. Rero iyo umugambi w'Imana ukuriho uzarwanwa ariko ntabwo uzatsindwa. Icya gatatu Imana ishimwe cyane kiranga umuntu uriho umugambi w'Imana, aratungurana mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu abona akazi atunguranye, uyu muntu azamuka mu rundi rwego atunguranye kubera umugambi w'Imana. Ushobora kuzamuka mu rundi rwego utunguranye kubera umugambi w'Imana. Ushobora kubaka urugo utunguranye, abantu bagatangara bati ko twari tuzi ko uriya mukobwa yagumiwe, yubatse ate, ashinze urugo ate, abonye umukunda gute, ariko nyamara kubera ko bikozwe n'umugambi w'Imana ugatungurana, ukubaka urugo, ugashinga urugo, wanarugeramo ukaruboneramo amahoro, wanarugeramo ukaruboneramo urubyaro. Kubera iki? Kubera ko hari umugambi w'Imana ugize gute ukuriho. Nshuti yanjye muvandimwe, ndabona ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Ugiye kuzamuka mu rundi rwego utunguranye, ugiye kubona Imana utunguranye, ugiye gutungura benshi, ugiye gutungurana. Imana ishimwe cyane. Amavuta yo gutungurana Imana yakumanuyeho mu izina rya Yesu. Imana yaguye imbago zawe utunguranye, ugiye kuzamuka, ugiye kubona promotion. Imana ishimwe cyane. Ugiye guhindurwa amateka, ugiye gutungurana mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana aravuze ngo ugiye gutungurana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Iyo uriho umugambi w'Imana ujya utungurana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana irimo iranyereka hari umuntu umaze igihe abyimbye amaguru, amaze igihe abona amaguru yabyimbye, yarasenze ntako atagize kugira ngo amaguru yabyimbuke, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo nonaha kano kanya, kubera ko Kristo azi icyo ari bukore, ayo maguru yawe arabyimbutse mu izina rya Yesu. Ugenda ushimira Imana, Imana ibyimbuye ayo maguru yawe, kandi uburwayi bwose bwari buri mu maraso yawe Imana ibukuyemo, kuko ikintu cyatumaga ayo maguru yawe abyimba, Imana irambwiye ngo byakomokaga mu maraso. Mu maraso yawe hari harimo guhumana, hari uguhumana kwari kuri mu maraso yawe, byo byatumaga ayo maguru yawe abyimba. Ariko Imana irategetse iravuze ngo uyu munsi wa none ayo maguru yawe nabyimbuke mu izina rya Yesu, kandi buri burwayi bwose bwari buri mu maraso yawe Imana ibukuyemo ono do Jésus-Christ, cyangwa se mu izina rya Yesu Kristo, ngo burwayi busohotsemo burundu mu mubiri wawe. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo yishyuye amadeni. Umuntu wese wari ufite umwenda cyangwa se ideni ryamuzengereje, Yesu Kristo azi icyo ari bukore. Niryo jambo twasomye. Imana iravuze ngo akira kwishyurirwa ayo madeni. Imana ishyizeho inzira, Imana ishyizeho uburyo kugira ngo ayo madeni yishyurwe. Lope ene costa de vene groidela. Imana kandi irambwiye ngo umuntu wabonaga afite amakimbirane mu rugo rwe, hari harimo amakimbirane mu rugo rwawe atoroshye ku buryo byari birimo biganisha no kuri divorce, Imana iravuze ngo ihagaritse iyo divorce, yongeye gutanga amahoro mu rugo rwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Hagati y'umugabo n'umugore Imana yongeye gutangamo amahoro. Ayo makimbirane Imana yakuyeho, Imana yongeye guhuza hagati yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Lekotasti enema igro. Imana irambwiye ngo hari umumama urwaje umwana cyane, ufite umwana urwaye cyane, ararembye, ari mu bitaro, ku buryo bagiye kumwongerera umwuka. Ndabona uyu mwana bagiye kumwongerera umwuka kwa muganga, bafashe icyemezo cyo kumwongerera umwuka kubera ko uyu mwana ararembye cyane. Ni umwana w'umukobwa. Imana irambwiye ngo wihebye cyane wa mumama we urihebye cyane, uri kumva uyu mwana agiye gupfa, ariko Imana iravuze ngo yongeye guhembura uwo mwana, yongeye kuzura uwo mwana. Imana yongereye imyaka yo kubaho uwo mwana. Kano kanya aho mvugira aha ngaha, Imana irambwiye ngo ikijije uwo mwana, ntabwo ari bwongererwe umwuka kubera ko umwuka we uhagije Imana arawumuhaye. Kandi ndabona mugiye gutaha ibyo bitaro, mugiye kubivamo kubera ko Uwiteka Imana azi icyo ari bukore ku buzima bw'uwo mwana. Imana iramukijije. Imana iravuze ngo akira gukira ku buzima bw'uwo mwana. Uwo mwana ntiyakire gukira mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Imana murambo y'ikiganza. Lokita asopene fone my grow zelemende grow tasti divine my grow. Amina. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Ndabona hari umugabo, uyu mugabo amaze igihe agira ibitero byinshi cyane by'abakonikoni. Iyo tuvuze abakonikoni egare abarozi. Umaze iminsi ufite ibitero by'abakonikoni, mu ijoro uryamye urarota inzozi mbi zipfuye, urarota abantu bapfuye, urarota usambana n'abantu utazi, kandi iyo ubyutse mu gitondo uba wumva umutwe ukurya cyane wajanjaguritse. Imana irambwiye ngo ikubise hasi izo mbaraga z'abarozi zaguteraga. Imana ikubise hasi izo mbaraga z'abakonikoni, z'abacwezi, z'abarangi. Iyo myuka mibi yose, ibyo bicaniro bibi byose byakurwanyaga by'abazimu,
Imana irabitsinze, Imana irakubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubohoka kuko Uwiteka Imana aravuze ngo urabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Lemanto Costa de Venegro. Hari umugabo Imana impishuriye arimo arasenga cyane abwira Imana ngo Mana washyizeho inzira, washyizeho inzira, washyizeho inzira, Mana washyizeho inzira. Yes, hari abana baye batatu ushaka kuzana ku mugabane w'Uburayi ariko ibyangombwa byabo byarabuze. Mbese kugira ngo ubone ibyangombwa biguhesha kuzana abana bawe aho ku mugabane w'Uburayi byaranze. Imana iravuze ngo igushyiriyeho inzira kugira ngo abana bawe bave hano ku mugabane wa Afurika bagusange aho uri ku mugabane w'Uburayi. Wari mu bisengera, wari mu byereka Imana, ariko uyu munsi ushimira Imana kubera ko Yesu Kristo hari icyo akoze ku buzima bw'abo bana. Yesu Kristo ashyizeho inzira, Yesu Kristo atanze ibyangombwa kuri abo bana kugira ngo bagusange wa mugabo we aho uri aho ngaho ku mugabane w'Uburayi. Lepako tasti enefone graidela zelemene fone gra. Hari umumama Imana impishuriye wageze muri Amerika, akimara kugerayo araharwarira cyane, araharembera. Mbese nta na rimwe wigeze ugirira amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana irambwiye ngo uyu munsi wa none iguhagurukije kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Imana iguhaye gukira, iragukijije mu izina rya Yesu Kristo. Uburwayi bwose bwari buri mu mubiri wawe Imana ibukuyemo. Umaze igihe uryamye, umaze igihe urwaye, urembye, uri ku gisasiro cy'uburwayi. Mbese ukigera muri Amerika nta mahoro wahagiriye kuko indwara zarakokamye, indwara zabaye nyinshi mu mubiri wawe, ariko Yesu Kristo arambwiye ngo hari icyo akoze mu mubiri wawe, akurambuye ikiganza gikiza. Ndabona Imana iguhagurukije, ndabona Imana iguhaye gukira, kubera ko Imana irambwiye ngo izagukoresha cyane. Kuko ukiri ahangaha ku mugabane wa Afurika, ndabona warakoreraga Imana, wavugiraga Imana, wari umuvugabutumwa, ariko ugeze hariya muri Amerika Satani arakwibasira, aguteza indwara zitandukanye, uhora hasi, nta na rimwe ushobora kumva uri muzima. Ariko Imana uyu munsi iravuze ngo iragukijije mu izina rya Yesu. Akira gukira kuko Imana irabona ko izagukoresha iby'ubutwari mu migabane itandukanye, wamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lopi ene costi de Venegra. Abantu mwasengeraga ibigendanye n'urushako muri uyu mwaka, cyangwa se gukora ubukwe, amakwe muri uyu mwaka, Imana irambwiye ngo ifunguye umugisha w'amakwe muri uyu mwaka. Imana ishimwe cyane wa 2026. Abantu barimo babwira Imana, bereka Imana, bayisaba kugira ngo uyu mwaka bazakora ubukwe, uyu mwaka bazashinga urugo. Imana ishyizeho inzira, Imana itanze uburyo kugira ngo uyu mwaka nawe ukore mariage, uyu mwaka nawe wubake. Imana ishyizeho uburyo, irabikoze kuko Yesu Kristo azi icyo ari bukore ku buzima bwanyu. Lepa otakosti enefone gra. Aleluya, aleluya. Imana kandi iravuze ngo amaboko yose yaragutsikamiye wowe wafunguye iyi video uri munyumva. Imana ishimwe cyane ngo amaboko yose atarayimana yaratsikamiye ubuzima bwawe, ay'abadayimoni, ay'abarozi, ay'abakonikoni, ay'imyuka mibi, ay'abazimu, amaboko yose yaratsikamiye ubuzima bwawe. Imana ngo irayavunaguye mu izina rya Yesu, aravunaguritse. Mwakire neza ubutumwa Imana itanze. Haleluya, haleluya. Nkiri muri uyu mwanya rero wo gusenga, dusengera n'abantu, ndagira ngo dufate uyu mwanya, dutange uyu mwanya wo gushyigikira umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Wakoresha iyi nimero 0782 28 48 07 0782 28 48 07. Iyo niyo nimero ugiye gukoresha ushyigikira umurimo w'Imana. Hanyuma inkunga yawe ugiye kohereza, cyangwa se mu mafaranga ugiye gutanga kuri uyu murimo w'Imana uwushyigikira, ndagira ngo uze guhita unyoherereza ubutumwa bugufiya kuri message. Numara kohereza inkunga yawe, numara gutanga inkunga yawe, unyoherereza ubutumwa bugufiya kuri message, umbwira uti muhanuzi w'Imana nyaturaho umugisha. Ndakubwiza ukuri yuko ubutaka ugiye kubibamo ntabwo ari bubi. Ubutaka ugiye kubibamo, ubutaka ugiye gushyiramo iyo mbuto, Imana ishimwe cyane, ntabwo ari bubi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mubikore muri benshi, mushyigikire uyu murimo w'Imana kugira ngo ukomeze kubaho. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro yagura imbago zanyu, Imana y'amahoro ibagirire neza. Mwese murimo murambura ibiganza byanyu mutera inkunga uyu murimo w'Imana. Aho waba uherereye hose, waba uri i Burayi wabikora, waba uri muri Amerika wabikora, washyigikira umurimo w'Imana. Waba uri muri Afurika wabikora, aho uherereye hose ushyigikira umurimo w'Imana, kubera ko birakureba. Ibi ntabwo bireba abandi, ni wowe Imana irimo ibwira. Hanyuma Imana ndasenze mu izina rya Yesu, Imana blessing ibiganza byawe, Imana ihumugisha ibiganza byawe, Imana ihumugisha amaboko yawe, Imana yagura imbago zawe, Imana ikugirire neza kubw'amafaranga ufashe ukayashyigikiza umurimo w'Imana. Ariko nongere mbisubiremo soza, numara kohereza inkunga yawe uhita unyohereza ubutumwa bugufiya, umbwira uti
ngiyi inkunga ntanze ku murimo w'Imana, nsabira umugisha muhanuzi w'Imana. Aho ndi ndakwaturaho umugisha, ndagusabira umugisha. Turi mu cyumweru cy'ubuhanuzi, ndahanura umugisha w'Imana ku buzima bwawe kandi urawuhabwa mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ndabyumva ko iki cyumweru Imana ishimwe cyane, Imana isize akanwa kanjye, Imana isize ururimi rwanjye kugira ngo duheshe umugisha abantu. Rero Imana iguha umugisha. Nimero twayibahaye ni 0782284047. Aho ngaho niho wanyuza inkunga yawe ku murimo w'Imana. Bikore wihuse. Imana iguha umugisha kandi Imana ikuburesinge. Imana yagure imbago zawe mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane kandi kubana natwe. Ndabashimiye cyane abo twabanye, abo twatangiranye kugeza dushoje. Mugire amahoro y'Imana n'imigisha. Amen. Bye bye.